Ah, uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu, Julienne Kabanda yasohoye itangazo. Ni itangazo rivuga ko hari imbuga nkoranyambaga zirimo kumwiyitirira, bityo rero yamenyeshaga abanyarwanda ko batagomba kwizera izo mbuga. Anaha abanyarwanda imbuga wakoresha ndetse n'imbuga za Grace Room ziri official kugira ngo arizo zizerwaho, kugira ngo abantu bashobore kuba bakwizera ibirimo imbuga zirimo kumwitirirwa zitandukanye. Mu kanya turaje tubijyemo neza twumva iryo tangazo we ubwe yasohoye, yashyize mu ruhame, ariko ndagenda nabereka umubatizo uherutse kuri Grace Room, aho Grace Room na Julienne Kabanda nka pasiteri nyine wabo mukuru babatije abantu bagera kuri 500. Muragenda mureba ibyagiye bihabera. Ahasigaye namwe mushyire mu nyurabwenge yanyu. Njye ntabwo ndi bumucira urubanza nk'abandi barimo kumucira urubanza ngo akoresha ibintu ngo yakuye Nigeria ngo by'abazimu na satani. Oya, njye ntacyo mbiziho, nta nubwo nabihamya. Mwe murareba, ahasigaye mwishyire mu nyurabwenge, buri muntu afite uko abitekereza. Itangazo ni iri ngiri, murabibona, ryanditswe ku itariki ya 13 z'ukwa gatanu 2025. Rikaba ryanditswe na Madame Pasteur Julienne Kabanda, umuyobozi mukuru wa Grace Room. Akaba yatangaje ati, yatangiye aramutsa abantu agira ati amahoro abe muri mwe. Arangije ati mfashe umwanya wo kubandikira mbasaba kuba maso, kuko hari benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga banyiyitirira ndetse bakandika mu izina ryanjye bagamije kuyobya abantu. Mboneyeho kubamenyesha ko ku mbuga nkoranyambaga mfite Facebook Julienne Kabirigi, Facebook handitsemo Julienne Kabirigi, kandi nkakoresha Instagram gusa, ariyo Pasteur cyangwa PR Julienne Kabanda. Nkaba nifuzaga kubamenyesha imbuga nkoranyambaga zakoreshwaga na Grace Room Ministries, arizo Facebook ni Grace Room Ministries, Instagram ni Grace Room akanyerezo ni Grace akanyerezo Room Ministries, hanyuma YouTube ni Grace Room Ministries, hanyuma TikTok ni @ cyangwa @Grace Room Ministries, hanyuma X ni @Grace Room. Ngizo imbuga nkoranyambaga Julienne Kabanda yemeza ko arizo ziri official. Yavuzemo imbuga nkoranyambaga ze bwite, hanyuma avuga muri za Grace Room. So bivuze ngo izindi zose zimwiyitirira, bavandimwe ntimuzemere, ntimwemere n'ibyazo, kuko zirimo kumwiyitirira. Yabitangaje no mu Cyongereza rwose ati, peace be with you. I take this opportunity to inform the general public to beware of impersonators on different social media platforms that are using my name to mislead people. I only have a personal Facebook handle, Julienne Kabirigi, and an active Instagram account handle, Pastor PR Julienne Kabanda. Therefore, I request you to be vigilant at all times. I would also like to let you know the social media platforms that were being used by Grace Room Ministries, which are Facebook, Grace Room Ministries, Instagram, Grace,
room ministries, YouTube Grace Room Ministries, TikTok at Grace Room Ministries, and X at Grace Room. God bless you. Sincerely, Pastor Julienne K. Kabanda. So ubu nibwo butumwa rero Julienne Kabanda yatanze agaragaza ko hari imbwa zirimo kumwitirira abwira abanyarwanda ati mube careful, mwitonde hatagira ubabeshya ko ari njyewe. Reka nkomeze mbereka ibyo ku mubatizo rero. Mukomeze mwihera amaso ibyabereye ku mubatizo, aho abantu 500 babatijwe na Grace Room. Urabona ko kabisa ni ibintu abantu babitabiriye, ndetse n'abantu bakora business ya tattoo bagiye gufotora kugira ngo bashyire kuri YouTube. Ni abantu bambaye imyenda y'ibitare kabisa, gusa mwabonye imyenda y'imyeru mbega. Okay, cyokora imibatizo nk'isi imenyereye njyewe. Nagiye ku mibatizo mu matorero nk'atatu, Kiliziya Gatolika nagiye mpatira mu matizo yayo, ADPR ho ni naho rwose nakuriye, menyereye ukuntu babatiza. Abadivantiste nabo nuko n'Abangirikani, ariko ntaho nari nakabonye babatiza abantu ngo bave mu mazi bavuza induru basakuza bameze nk'abasambagurika. Ntawamenya buriya bizwi n'Imana. Noneho na nyir'ubwite Pasiteri Kabanda ndetse n'ababirimo, nta rubanza umuntu yaca. Ni byinshi abantu batamenya, ubwacu ntabwo twiyizi. Umuntu ubwe ntiyimenya. Ntushobora kumenya uko mu irugu ryawe hameze, ntushobora kumenya uko mu mugongo wawe hameze, ntushobora kumenya ikikubaho mu isegonda rimwe. So hari byinshi tuba tutazi, ntitwamenya n'ibi ngibi ngo tubicire urubanza. Ntabwo tubifitiye ububasha. Urabona ko rwose hano ibintu ari serious, abantu barambaraye hasi. Buriya umwuka ari mu kazi tu, buriya umwuka ari mu kazi kose. Niko umuntu yabibona arebeye inyuma atagiye muri analize nyinshi, kuko ari mu rusengero. Ubwo ni umwuka w'Imana uri mu kazi kose. Ariko nanone ushobora no kwibaza, uyu arimo kuvuga ngo umwuka we
ni nk'aho ari Imana iri kumuvugiramo ngo umwuka wanjye ari hano, ariko Imana ivuga irira se, cyangwa Imana ivuga irira ishinyitse amenyo isa nk'itakamba? Simbizi. Dushyize mu nyurabwenge ngira ngo Imana yakabaye ivugana icyubahiro icyubahiro n'ishema, ntabwo yabivuga isakuza kuriya nk'umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Okay, ntawamenya, ni isesengura ryanjye gusa ryoroheje riri aho ngaho. Okay, reka dusoreze aha ngaha tubashimira cyane badukurikiye, dushimira cyane abakoze subscribe, dusaba kandi cyane ngo mukore subscribe rwose. Turabashimiye.